Bakristo bavandimwe, Kristo Yezu akuzwe. Mbifurije kugira umunsi mwiza, umunsi twibukaho mutagatifu Yozefu umugabo w'Bikira Mariya. Munyemerero dusangiye amasomo matagatifu Kiliziya umubyeyi wacu yateguriye kuri uyu munsi. Isomo rya mbere, isomo ryo mu gitabo cya kabiri cya Samweli. Ijambo ry'Uhoraho rigera kuri Natani muri aya magambo: genda ubwire umugaragu wanjye Dawudi uti dore uko Uhoraho avuze, igihe iminsi yawe izaba yarangiye maze ukazaba uri kumwe n'abasokuruza bawe, nzakomeza inkomoko yawe inyuma yawe, nzimika uzagukomokaho wowe ubwawe kandi nkomeze ubwami bwe. Uwo ni we uzubakira inzu izina ryanjye, kandi nzakomeza ingoma ye iteka ryose. Nzamubera umubyeyi, nawe ambere umwana. Inzu yawe n'ubwami bwawe bizahora imbere yanjye iteka, n'ingoma yawe izakomere iteka ryose. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi. Mana, wowe udahemuka ku isezerano ryawe, izina ryawe nirisingizwe. Nzaririmba iteka ryose impuhwe z'Uhoraho, kuva mu gisekuruza kujya mu kindi. Umunwa wanjye nzawumamarisha ubudahemuka bwawe, kuko wavuze uti impuhwe zashyiriweho ubuziraherezo. Ubudahemuka bwanjye bushinze umuzi mu ijuru. Nagiranye isezerano n'intore yanjye, nuko ndahira Dawudi umugaragu wanjye, inkomoko yawe ishyizeho ubuziraherezo, kandi intebe yawe y'ubwami nzayikomeza kuva mu gisekuruza kugera mu kindi. We azanyiyambaza agira ati uri data, uri Imana yanjye, uri urutare nkesha agakiza. Nzamukomereza impuhwe zanjye ubuziraherezo, kandi iryo sezerano rizasubirwaho. Isomo rya kabiri. Isomo ryo mu ibaruwa mutagatifu Pawulo intumwa yandikiye Abanyaroma. Bavandimwe, ntabwo ari amategeko yatumye Aburahamu cyangwa urubyaro rwe basezeranywa guhabwa isi ho umurage, ahubwo ni ubutungane butangwa n'ukwemera. Niyo mpamvu ari kubw'ukwemera isezerano ryabaye ihame ritangwa ku buntu, rigenerwa urubyaro rwose, atari abishingikirije amategeko bonyine, ahubwo ndetse n'abishingikirije ukwemera kwa Aburahamu w'umubyeyi wacu twese, nk'uko byanditswe ngo nakugize sekuru w'amahanga menshi. Yemeye Imana, yo isubiza ubuzima abapfuye, igaha kubaho ibitariho. Yizeye ibidashoboka, nyamara aremera, maze aba atyo umubyeyi w'amahanga menshi, bikurikije rya jambo ngo dore uko urubyaro rwe ruzangana. Niyo mpamvu ibyo byatumye agirwa intungane. Nyagasani Yezu nabane namwe. Amagambo yo mu Ivanjili ntagatifu uko yanditswe na Matayo. Nuko Yakobo abyara Yozefu umugabo wa Mariya, ari we wabyaye Yezu witwa Kristo. Dore uko Yezu Kristo yavutse. Nyina Mariya yari yarasabwe na Yozefu, mu gihe batari abana aza gusama inda ku bubasha bwa Roho Mutagatifu. Yozefu umugabo we wari intungane, kandi utashakaga kumuteza urubwa, yigira inama yo kumusezerera rwihishwa. Igihe yari akibizirikana, umumarayika wa Nyagasani amubonekera mu nzozi, aramubwira ati Yozefu mwana wa Dawudi, witinya kuzana umugeni wawe Mariya, kuko yasamye ku
ububasha bwa Roho Mutagatifu. Azabyara umwana uzamwite Yezu, kuko ari we uzakiza umuryango we ibyaha byawo. Yozefu akangutse abigenza uko umumarayika wa Nyagasani yamutegetse. Iyo ni ivanjiri ntagatifu. Bakristo bavandimwe, kuri uyu munsi twizihizaho Mutagatifu Yozefu, umugabo wa Bikira Mariya kandi akaba n'umurinzi wa Yezu. Birakwiye rwose kugaruka ku butungane bwe. Isomo riratubwira ko ubutungane budufasha kugera ku isezerano ry'Imana. Isomo rya kabiri riratugaragariza ko ubwo butungane kandi bugaturuka ku kwemera. Ivanjiri iratugaragariza ko ubutungane bwa Yozefu bushingiye ku kumvira Imana. Isezerano ry'Imana iteka rirashobora. Icyo Imana itwifuzaho ni ukuba abemera amasezerano yayo. Uhoraho icyo avuze kiraba, Uhoraho ntabwo yivuguruza, Uhoraho icyo ategetse kibaho. Uhoraho atanga ibyishimo, umunezero n'ihirwe ndetse n'ihumure ku bo abisezeranya. Isezerano yasezeranyije Dawudi ryarenze inkomoko ye, maze rigera no ku bemera bose. Abemera Imana nabo bagize amahirwe yo kugira uruhare ku masezerano yayo. Kwiyambaza Imana, kuyemera no kuyizera nibyo bizadubeshaho kandi bikaduhesha kubaho twiringiye Imana, kubaho mu budahemuka kandi tugirirwe impuhwe ubuziraherezo, n'isezerano ryo kugira uruhare ku ikuzo ry'ingoma y'Imana rizabeshaho abayemera bose. Nibyo koko rero ubutungane bushingira ku kwemera. Twabemera duhabwa ubutungane ho ingabire kandi bikadusaba no kubuharanira. Kwemera Imana, kumva ko isubiza ubuzima kandi ikabutanga, kumva ko ibeshaho ibitariho, nibyo bizadufasha kubaho tutadohoka, tukumva ko iri kumwe natwe, idushoboza kandi tuba hafi muri byose, ikatugira intungane tubikesha ukwemera tuyifitiye. Yozefu Mutagatifu, umurinzi wa Yezu n'umugabo wa Bikira Mariya, atwigisha kugera ku butungane buturuka mu kumvira Imana. Igihe cyose rero tutemeye ngo imigambi yacu iburizwemo iby'umugambi w'Imana, twiruhiriza ubusa, tujya kure y'Imana ndetse tukayigomekaho. Ariko ugushaka kw'Imana kugomba kubaho kuko icyo Imana itegetse kibaho. Twifuze rero ko natwe twakwinjira mu mugambi w'Imana, tukagira uruhare mu gucungurwa kw'abantu no ku mukiro Imana ibazanira. Mutagatifu Yozefu atubera urugero rw'ubutungane, urugero rwo kwicisha bugufi, urugero rwo kwakira ugushaka kw'Imana mu buzima bwacu, dukora ibishimisha kandi bitwinjiza mu mukiro wayo. Kimwe nka Yozefu rero, duharanire ubunyangamugayo, duharanire ubutungane, duharanire kuba abantu bagendera mu gushaka kw'Imana no mu migambi yayo. Tumusabe aduronkere ukwicisha bugufi no guceceka. Kwa guceceka bidufasha kumva ijwi ry'Imana, gushishoza muri byose, gucengerwa n'umugambi wayo, kuzirikana ugushaka kwayo no kubaho tubereyeho yo, twiga gutuza mu bigeragezo no gucisha make, kugira ngo natwe tubashe kwisanisha n'Imana mu buzima bwacu bwa buri munsi. Nyagasani rero aduhe kuba intungane zirangwa n'ibanga, gutuza no gukora ugushaka kwe, ku rugero rwa Mutagatifu Yozefu duhimbaza uyu munsi. Nakomeze rero aturonkere ingabire nyinshi zidufasha natwe kubaho twinjira mu mugambi w'Imana mu buzima bwacu bwa buri munsi. Nyagasani Yezu nabane namwe. Ushobora byose kandi akaba na Nyirimpuhwe nawe umugisha abarinda bakomeza bitaho b'amahoro. Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amina.